Yego, uyu munsi rero mbere y'uko tuzinjira muri izi teori tugenda tuziga gake gake imwe ku yindi kugira ngo tuzumve intambwe ku ntambwe, reka dutangirire. Ese ni iyihe mpamvu yo kuva ku myaka 0 kugeza ku myaka 8? Kuva umwana yavutse kugeza ku myaka 8 ni igihe kiba ari icy'ingenzi cyo kwitondera mu bijyanye n'imikurire y'ubwonko bw'umwana. Muri iyi myaka cyangwa se muri kino gihe nibwo ubwonko bw'umwana bukurira ku muvuduko wo hejuru. Hafi 90% abahanga bagaragaza ko imikurire y'ubwonko bw'umwana iba kuva muri icyo gihe avutse kugeza ku myaka hagati y'5 n'6. Kuri iki kigero cy'imyaka kuva umwana avutse kugeza ku myaka hagati y'5 n'6 niho ibice by'ingenzi by'ubwonko bishinzwe kugenzura amarangamutima, bishinzwe kugenzura ibijyanye no kwiyumvanamo cyangwa se attachment, kugenzura ibijyanye n'uburyo umuntu agomba kwitwara igihe ahuye na stress cyangwa se imihangayiko, n'ikindi gice nanone kishinzwe kugenzura ibijyanye n'inyurabwenge, reasoning, gushyira mu gaciro cyangwa se cognitive processing. Icyo gihe rero kuva umwana avutse kugeza hagati y'imyaka 5 n'6 nibwo ibyo bice by'ubwonko bishinzwe gukora ibyo byose twavuze haruguru, nibwo bigenda byiyubaka byirema. Muri iki gihe rero ubwonko bw'umwana bumeze nka plastique ushobora kuyitwika ukayikoramo uko ushaka, ukayishepinga uko ushatse. Bishatse kuvuga ngo rero mu gihe cy'imyaka ubwonko biba byoroshye ko bwaremwa cyangwa se bwaba shaped mu buryo bwo kuvuga ngo ibije nibyo biri bureme ubwo bwonko. Nimba ari ibintu byiza biraza birema ubwonko mu buryo bwiza, nimba ari ibintu bibi biraza bireme bwa bwonko bw'umwana mu buryo butari bwiza. Rero muri iki gihe cy'imyaka uburyo umwana abana n'umubyeyi cyangwa se n'undi muntu umurera cyangwa se n'undi umuri hafi, uburyo bakinana, ibyo bakorana, amagambo abwirwa, icyizere aremwamo cyangwa se buri kimwe cyose azacamo nicyo kizagena bwa bwonko bwe, ibyo azakira nibyo bizaba biri kurema bwa bwonko bwe. Ibi ngibi abantu barera cyangwa se ababyeyi baba bakwiye kubimenya no kubizirikana, kubera ko buri kimwe cyose wa mwana azacamo nicyo kizagena imiterere y'ubwonko azakurana, kuko imikurire y'ubwonko cyangwa se mu bijyanye n'amarangamutima n'iby'ubwenge biba bizakura kuva kuri iyo myaka gukomeza kugeza byibuze ku myaka 18. Ikindi cya kabiri gisobanura ibijyanye no kuba iyi myaka ariyo umwana yahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye mu gihe cy'ubwana cyangwa se mu gihe cy'imyaka bimugiraho ingaruka azakurana no mu gihe azaba yarabaye mukuru. Ubundi buryo bwa kabiri bwo kubisobanura ni ubu bukurikira: kugirana umubano no kurema uburyo amarangamutima ye agomba kwitwara cyangwa se uko amarangamutima y'umwana azitwara aremwa muri icyo gihe cy'imyaka ya mbere y'imyaka 8. Nibwo uko umwana aziyumvamo umuntu, uko umwana azabana n'abantu, uko amarangamutima ye azagenda ahindagurika, uburyo azabasha kuyagenzura no kutayagenzura, byose byirema mbere y'imyaka 8. Muri iki gihe umwana yiga kumenya nimba isi ari nziza cyangwa ari mbi, akiga kumenya nimba abantu ari abo kwizerwa cyangwa se atari abo kwizerwa. Rero ba bantu bamubaye hafi, ba bantu yakagombye kuba yariyumvishijemo n'abatarabiyumvishijemo, niba bataramubereye abantu bo kwizerwa, niba baramubwiye amagambo amusenya, amubwira ko ntacyo azi, ntacyo azakora, ntacyo ashoboye, buri kimwe cyose azakira muri iyo myaka nicyo kizamuha ishusho y'uburyo azafatamo isi cyangwa se n'abantu mu myaka izaba iza.